ntabwo ngo yagura ntabiteguye ubikabuza antesheje umutwe hari urimo Ese bagwaye ya ndi wa musaza wazana hanyuma ngaho kora akazi yabize wa nanone sinzi ko bigenze cyane kuri umubite dusanze hano bayikoresheje mu mujyi wa Riziyeri mwiriwe neza hano tugeze ni mu mujyi ariko ntabwo tuwuzi ariko twasanze umutayeri mwiza cyane turifuza kumenya nitwa Odeta ndi umutayeri nkorera muri uyu mujyi wa Riziyeri kumbe ni muri Riziyeri ntabwo twari tuhazi twari turi gutembera turabarika tukuvugisha uko bahita nitwa Riziyeri ni agasantere ubona gashyushye kari mu none usanze uri kudodera muri iyi nzu turabona ibitenge n'imyenda ako ni agakiri kudoda ni ikanzu y'abamama none se nk'ubu wigisha abantu kudoda urumva none ndabikoresha wese wabwize gute wabitangiye ryari tunyuremo muri make umwuga wo kudoda ni umwuga mwiza cyane nawize muri 2017 urumva amaze imyaka 6 nkora imyaka 6 ni myinshi ufite experience mu byo ukora cyane rwose ndabikunda cyane mba mbona ari byiza kuko birangaburira basha kurihirira umwana kwiga mbona ari ibintu byiza cyane none ngo bitangiye byakuvanye he bikugejeje hehe kuri ubu ngubu turi 2022 urumva bitangiye 2017 hashize imyaka 5 gutyo 6 watubwira se muri make aho watangiye umeze ute aho ugeze bimeze bite kuvuga ngo ni ibintu byiza cyane sinabona uko mbivuga ariko nyine ugereranyije nuko nyine nabitangiye meze naho ngeze ubu ngubu mba mbona ari ibintu byiza cyane nashishikariza n'undi muntu wese udafite icyo akora babuze akazi yabyiga akabikora kuko ni umwuga udasaba igishoro kirenze upfa kuba ufite imashini ubundi ugashaka aho uyitereka ugasanga bagenzi bawe ubasha kubona ibyo kurya ukabasha kwambara ukabasha kurya inzu
mbese ni umuntu mwiza cyane njyewe mbona ku ruhande rwanjye ufite akamaro ukugiriye akamaro ugaragara usa neza umeze nk'umuntu nyine ufite akantu cyane si kenshi ariko uko biri byiza birebire numva ndakomeje ukuvuga ngo natangiye mfite imashini imwe none ubu mfite imashini eshatu nk'uko ubibona urumva ko n'ibindi biracyaza ndifuza kuzagira atelier yagutse irimo ibintu byose ku buryo nta mukino uzaducika cyane kunuka ukazi nabikoze mbikunze mbishaka mbese ubona ari ibintu bindimo yego noneho iyo ubyize ubikunze bikurimo ubasha no kubikora cyane mbese wisanze ariyo mpano ufite cyane ndayikunda cyane hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo bazi impano bifitemo none wowe yawe warayibonye yanjye narayibonye kabisa ku buryo n'umuntu wambwira ngo nimbireke uwo namwita nk'umwanzi wanjye ubu se ntushaka nko kubona nk'akazi urumva wenda ni urugero kaguhemba nk'ibihumbi ku kwezi ntabwo wakajyamo se ibi ngibi ukabireka cyangwa ibi ngibi ntabikora oya keretse warabigiyemo utabishaka utazi icyo ushaka ubundi akazi kose ukoze ukunze ugashaka ugashyizeho umutima ntaho katakuvana ntaho katakugeza rero ibi ngibi ni ibintu byanjye ntabwo nta kandi kazi mba mbona nabisimbuza ubu utabisimbuza hari n'abana babyiga bakabivamo bakajya muri ibi bakajya muri ibi ese buriya biba byaratewe n'iki wenda iwabo baba barabateye ngo babyige batabikunda ni ukuvuga ngo umwuga w'ubudozi bisaba ngo ubijyemo wowe ubwawe wumva bikurimo wumva ubikunze ubishaka nta wundi muntu ukubwiye ngo ujya gukora iki kintu iyo ugiyeyo undi muntu ukohereje ukagerayo ukabona ikintu gikomeye mwarimu wenda yavuga ati hambura hano wabyishe ukabirakariramo ukumva urabyanze ariko iyo wijyanye ukavuga uti ugiye gukora iki kintu uzi kubona wambaye nk'umwenda widodeye uba wumva ari byo bintu bya mbere byiza nk'ubu ngiye ku dukapu udukapu rero utungutu n'utwo nidodeye urabona ko kandi abana baradukunda abantu bakuru tujyana ku ishuri agakapu kamwe ngadodera inoteri burya rwose n'ubuhanga doda n'ibikapu abana bajyana ku ishuri ababyeyi bikaborohera bakabona ibikapu abana bajyana ku ishuri biba bikomeye ku buryo byaba byizewe ku isoko ry'umurimo buriya biriya bikapu biba bifite garanti byibuze y'imyaka 2 ku mafaranga yawe 1000 uba wakaguze ababyeyi aho bari hose banyarukire biziyeri bagura udukapu pe cyane rwose kuko abana mwitangira abana baba bakeneye ibikapu batwaramo amakayi kugira rero biriya bikapu urugero bisa na none gatubirebe neza so wowe urimo subira mu rugo cyangwa abanyarwandakazi caguwa yaraciwe mu Rwanda twazanye made in Rwanda hano umukobwa wacu hajya izina Odeta yadukoreye made in Rwanda munyarukire hano shop ariko ubundi yitwa gute hano yitwa gute muri atelier yawe wayise gute cyangwa turayishakira akazi atelier yanjye yitwa umunezero nk'ufite cyane uzikore kukugaragara kuko impamvu nahise umunezero kuko ibyo nkora nyine mbikora mbikunze nishimye numva mbinezero ni umunezero ibyo ukoze nabyo biba ari byiza kubera umunezero bikoranye sikari byo munyarukire hano ku munezero
bivuge neza ko Umunezero Atelier Umunezero. Okay, munyarukire kuri Atelier Umunezero, murahasanga umukobwa mwiza witwa Odeta, arasa neza, abafitiye made in Rwanda, cyangwa zaraciwe, tugomba guteza imbere iby'iwacu cyane, twikoreye cyane rwose. Kandi ibi bintu nimba ufashe amafaranga 2,000 ukabigura kano gakapu kakamarana imyaka 2, ntaho bihuriye na cya kintu ugura 5,000 ukakimara mu kwezi kumwe cyangwa ko bita bicika. Kandi ibindi bintu by'iwacu twikoreye, mbese ubona ni ibintu byiza cyane. Kubona umwana wawe ahetse agakapu kadozwe n'umuntu wawe wo mu Rwanda, wumva ari ibintu byiza cyane. Ari ukuvuga ngo se ngo babikora gute, ngo babigenza ute, byanza akabone ushatse kumenya wangana wasanga hano ku Munezero. Atelier Umunezero cyane. Ibintu ni byiza cyane. Abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi bavuga ko babuze akazi, muze babigishe kudoda, muze mudoda udukapu, udupfukamunwa nahoze mbona mutudoda, kwirinda kovide, bimeze neza. Okay, noneho nanjye nshaka ko kuzaza ukanyigisha kudoda. Ni karibu rwose uzaze tukwigisha. Urumva urimo neza ukanyigisha cyane, ubwo wowe urabishaka cyangwa uri kuganira gusa. Icyo nzi cyo nuramuka uhageze ukadoda ukabona birimo biraza. Ako tudodereho turebe. Tudodere turebe ko uko bizi cyangwa urimo uraturesha. Ntabwo mbabeshya, ahubwo uzaze ubutaha, uzaze wazindutse, ntangira agakapu ubireba, narangiza ubireba, nibwo uzavuga uti bya bintu birakase. Dukubira icyo gitenge turebe. Iyi ni ikanzu ndi kudoda. Nyine kase ariko uri kuyikuba mbere. Ndi gukuba hasi. Yego. Uri kureba ukabona wabikora. Kwigana gutya cyane. Kwa mukobwa wacu ari umuhanga cyane rwose. Ibi ni byiza nabyize mbishaka, kandi ugereranyije n'aho byahuye n'aho bimaze kongeza, mba mbona bizangeza kure cyane. Ako tubwire mu bifatika nyine bigaragara ugeze ku urebye nyine aho wavuye ugeze ku kinyine mu bifatika. Nakubwiye ngewe mbyiga, nabyize nta n'imashini ngira nigiye kuzabandi. Bitangira kubikoraho nangiye kubikora nari mfite imashini imwe, none ubu ngubu mfite imashini 3. Kandi ndatekereza kuzagura n'izindi kuko hari izo ntafite. Ufite n'abanyeshuri wigisha nubwo dusanze bataraza. Iyo mbabonye ndabigisha, ariko ubu ntabo cyangwa ubu abo nari mfite barashoje, baragiye. Abandi nabo rero ni karibu baze bige. Ni ibintu byiza cyane, ni umwuga nkunda, ni umwuga ungaburira, umpa buri kimwe. Urumva rero ntacyo nawugereranya nacyo. Niyo mpamvu usa neza, uretse kudoda tuganire, niyo mpamvu usa neza. Urakoze cyane. Nta kuntu utabura gusa neza, nimba udoze umukiriya aguhaye umwenda ugakorera ibihumbi byawe 2 cyangwa 3. Gusa nko ku munsi wakwinjiza nk'amafaranga angahe? Iyo akazi kariho usibye kwibiri bitameze neza, ariko hari igihe n'ibihumbi 5 urabikorera, 6,000 ku munsi. Siko kubirya ari kakagara. Urumva rero wabikuba no ku kwezi ugasanga ni ibihumbi bigera 150. Ku buryo umuntu aguha akazi k'ibihumbi 100 ntabwo wakemera. Ese ko hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo babikora ubutayeri, bababwiritse. Abo bantu rero ntabwo bari bamenye ibanga ryo kudoda. Ni ukuvuga ngo kudoda ni akazi katajya karangira. Igihe icyo ari cyo cyose abantu bahora badodesha. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo
ngo izuba ngo ryavuye, imvura yaguye, igihe cyose yaba mu mvura yaba mu zuba turakora twebwe. Abantu bahora bakeneye kwambara, nibyo. Ariko njya nkunda kubona muri uyu mwuga habamo abamama cyane, abapapa bajya bakenera kudoda cyangwa abasore, nyine igitsina mwuga. kuvuga ngo abamama nibo babikunda cyane, ariko n'abagabo baradoda, abasore baradoda iyo yumva bikunze abishaka. Njya numva nyine hari abo twirirwa kuvugana barambwira ngo ntabwo ngo ari umwuga w'abagabo, ngo ni umwuga w'abagore babuze. Impamvu abagabo bakunda imirimo y'ingufu, imirimo y'imbaraga. Rero kwirwa bicaye baba bumva ari ibintu nyine bibagoye, bumva ari ibintu nyine byoroheje, akumva nyine biramubangamiye, kuko bakunda imirimo y'ingufu, nyine imirimo yo guterura, kubaka, kugira ute. Ariko ubundi n'abapapa barawukora, usibye ko atari benshi ariko nabo barabikora. Hari abo uzi barimo bagakora, hari abo nzi za Nyamata, hari abibya Gasoya barakora, ukabona biteje imbere, ukabona n'abapapa biyubashye cyane rwose. Ngaho gira inama abantu nyine b'abagabo bafite iyo myumvire yo kumva ko ubutayeri ari ubw'abagore. Inama nabagira ni uko bakumva ko umurimo wose ari umurimo, ntabwo kuvuga ngo uyu murimo ngo ni uw'abagabo, ngo ni uw'abagore. Oya, cyane ni ukumva ubikunze, ko hari aho byakuvana, hari n'aho byakugeza. Kandi ikintu cyose gikoze ugikunze ukagishyiraho umutima, kiguteza imbere, kikugeza mu bantu. Reka nkusetseho gato, ngiye gutera agastori gatoya. Kera nyine ndi umwana njyewe njyaga mbona abatayeri nyine bo b'abakobwa bakora ubutayeri, barakuze bagakora, kuki badakunda gushaka? Ariko wowe nizere ko bitakubaho. Abatayeri b'abakobwa bagiye mu butayeri ari abakobwa, akenshi ntabwo bakunda gushaka. Njyewe abo nabonye nkura, niyo mpamvu nakuze njye numva nta butayeri. Nkavuga si abatayeri batajya banashaka abagabo. Ariko nizere ko nawe wowe bitakubaye. Ntabwo ari uko bimeze. Umeze gute mu rukundo? Njyewe mpagaze neza cyane kuko ndi umumama, mfite umwana, yego, n'umugabo umwe ndi umwe. Yego, mfite umwana umwe n'umugabo umwe. Cyangwa n'abashakishije. Nyine iyi mpamvu ntabwo ari ukwambara abatayeri kuri iyi si. Urumva, kuri iyi si umuntu wese nyine yakora ibintu yumva bimurimo. Hari uvuga ati ndashaka nkuze, hari uwumva nyine imyaka 20 igeze akahita yumva ibintu byakomeye, akumva diporome yiwe ni umugore. Rero buri wese nyine, n'abatari abatayeri ibyo bintu bibabaho, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda atari umutayeri. Aho ho rwose ntabwo turi kumwe, ntabwo ariyo mpamvu. Ubu nkanjye ushatse mfite imyaka 24, gusa urumva nari hari ubwo nari narengereye. Wari warengereye cyari cyo hari ibindi waba ushaka. Ndumva umwuga wari mwiza cyane, kandi n'abantu bose ndabashishikariza kuwukunda. Bimeze neza, wabukuyemo amafaranga, ufite umwana urihirira, mbese ubutayeri bufite urwego buhagazeho kurenza wenda n'indi mirimo cyangwa n'ibyo abantu batekerezaga ku butayeri. Abagabo cyangwa abasore bari bafite imyumvire y'uko batagomba kuba abatayeri, ni karibu, kandi bimuhawe n'Imana azabigisha cyane, azabigisha neza. Murabibona ko akeye, arasa neza, afite byinshi yigejejeho, mumugana abigisha. Yego, ni karibu rwose, baze ku Munezero Atelier Umunezero. Ariko siko nsigaye nkurusha izina.
narifashe mu mutwe ndi kukurusha izina rya atelier yawe rya atelier n'akazi reka tube tubibye impande ho gato ushaka kuvugana nawe ku bijyanye n'ubuzima bwawe se kuvuga umwana dushaka ubuhamya bwawe muri make bwabo byose turabishaka kuvura umwana wize amashuri mbese dushaka ngo babuze abana b'iki none se kubera iki mbajije ubuhamya bwanjye kuva nkiri umwana nuko nakubonye nakwishimira nkumva nifuje kumenya amateka yawe ego no kuba warabashije kwigisha imashini ukaba ufite inzu nk'iyingi yikoreramo ni ibintu bishimishije ntabwo ari buri wese umuntu aba afite ubuhamya burebure amateka maremare njyewe nubwo ndi hano muri agisate ariko ntabwo ariho nakuriye ntabwo ariyo kavukire yanjye kayonza navutse mu muryango w'abana wa munani arapfa ndi umwana wa gatatu mu bana bavukana abakobwa bangahe abahungu bangahe abahungu babiri abakobwa batanu ariko nyuma gatatu n'umubwira wawe ababyeyi bacu nayo bagira inaha rero abagabo bose bakuru nyine babiri batatu twarashatse yabagize amahirwe yo kwiga pirimeri segonderi yigaho imyaka ibiri ngana imyuga ari naho wisanga naho wigira ubutayeri uradoda biragenda ugira aho uvugirira n'aho wenda cyane rwose ni byiza cyane ko umwana w'umukobwa wabasha kwiteza imbere gutya umwana w'umukobwa wasuzugura aka ni akazi karakugaburira karagutunze kabasha kuguha buri kimwe cyose bigatuma wirinda na bya ibyo ngibyo narabirenze ni kuvuga abandi bana babe babibona ko wakiga ubutayeri ukadoda icyiza cy'ubutayeri icyo nabwira urubyiruko ruri ahangaha iyo uri kudoda imashini yawe uri kudoda uba uri bizi ntabwo wabona umwanya wo kujya muri ibyo bishuko cyane ko n'amafaranga ukorera si ubwo umuntu yaza gusukisha iki kandi ufite amafaranga yawe ukorera si yakuvuga ngo ngurire fanta nawe wakwigurira ubwawe ikesi yawe gusa umuntu yakuvuga ngo kugurira inyama wowe ubwawe wakwigurira n'ihene urumva ubwo rero ntabwo iyo uri muri aka kazi uri bize mu kazi kawe kandi akazi kari buze kuguha amafaranga bityo bigatuma utabona umwanya wo kurangara kujya muri ibyo byose ariko biriya mbona ku mugani wawe abantu babijyamo ari abantu baba badafite ibyo bakora yego baba badafite ibyo bakora kandi icyiza cy'aka kazi njyewe byiza ibyo muri aka kazi mbona ari byinshi akazi ubasha kwiyambika wowe ubwawe ukambika abana bawe ukambika umugabo ukambika abakiriya bakaguha amafaranga mbese ntabwo wakwifuza umwenda runaka ngo wenda ngo wama ngo iriya kanzu wama kariya gashati kandi ufite ubushobozi bwo kudodera ukiyambika ukidodera uko ubishaka ukiyambika mbese ugasa neza n'aka kamadiba wambaye ku buryo abakubonye bavuga ati nanjye ndashaka agashati kakariye buri kimwe cyose urakibona uko ubyifuza cyane kandi ukarya neza kikambara neza yewe ukanafasha na bagenzi bawe abandi nabo ntibazi kuko
ni byiza cyane ukora ni byiza gutekereza kandi n'ibintu byinshi wifuza kugeraho urumva wifuza kugeraho intego yanjye rwose gusa kimwe mu ntego nari mfite ntari nabyiga nakigezeho ese wumva ibintu kijya nabyiyoberwa ntabwo kizagera njye ku munsi bitewe n'uko nyine twarahingaga mu rugo ariko nyine basigikunze ivuga ni cyama nk'akazi katuma nkorera igihumbi ariko ntahinze ariko ubu nsigaye nkorera ibihumbi byanjye bitanu ko nanjye nabyumvishe nyabagendwa nagiye byaba byagenze neza mu minsi mikuru ho ni 10 na 15 ba bowa ndavuga ngo uratora mu minsi mikuru ho ni ibihumbi 10 barandahirira ubwo rero urumva ntacyo nashinja kano kazi ni byiza cyane noneho rero hari ibintu bigezweho muri iyi minsi hari ibintu abantu bari kugenda bakora byiza by'amadivorce y'abagabo n'abagore n'ubwo miti cyangwa ibyo usubone akenshi njyewe ukuntu mbibona hari ukuntu abantu bashakana wenda umwe akundiye umuntu ikintu runaka atari uko amukunze akavuga ati wenda yabona nk'umuntu n'ibyo ntabwo akavuga ati iriya mashini ngomba gukunda uriya mudamu cyangwa uriya mukobwa nkazamukuraho iriya mashini mu by'ukuri ntabwo aba agiye kubaka ahubwo aba akikurikiye iki cya kintu cyawe ukora rero kubera iyo ntego aba afite itari nziza ni hahandi usanga iyo amaze kurya ya mashini yawe abona nyine ntacyo bazi yego ati bakode amaze kugira utabaze kurya ya mashini ahita yikomereza cyane rwose akaba ariyo ntego yari afite ntabwo rukundo nyine ntabwo abantu abasore bo muri iyi minsi ntabwo inkundo zabo ni nkeya ntabwo bagikunda umuntu bavuga ngo we ntabwo ndamukunda ngo tugende twubaka amukundira ibyo afite iriya mashini niyo nshaka tubona biterwa biterwa n'uko nyine urukundo nyine rwarakonje abo basore se badashaka gukora ubona ari uko baba badashaka gukora bashaka kugurisha amaboko yabo mu mifuka ni ukuvuga ngo ntabwo ari bose ariko abenshi nyine ni uko bimeze ubwo rero inama nagira abantu bafite iyo myumvire bahinduka kabisa bahinduka kuko kuri iki gihe kubaho ni ugukora buri wese nyine agakora kumva ko nta muntu ukwiye kuba yarya ibitsi ya mugenzi we ahubwo bose bagomba guhuriza hamwe buri wese agahiga ku giti cye bagatezanya imbere abishyize hamwe buri kimwe cyose baragishoboye cyane nta kibananira naho umwe naza avuga ngo nkurikiye uriya muntu afite imitungo ejo ya mitungo igashira niyo usanga za divorce zibonetse umugore mumaranye imyaka 5 umugabo mumaranye imyaka 5 muratandukanye kwibaza se ba sogokuru na ba sogokuruza na banyogokuru babishoboye bati kugira ngo bubake basazane muri iyi minsi rero divorce zose ziri cyane nta muntu ukibana n'undi ngo barambane imyaka myinshi bakabije gutsigirwa n'imyaka gusa nanone ikindi kintu mbona kibitera ntabwo kuri iki gihe ntabwo ibintu byo kurambagiza ntabwo bikibaho niyo mpamvu se wowe uhuye n'umuntu mubonye umunsi umwe iminsi 2 umunsi wa 3 tujye mu rugo ntabwo abantu bakihangana bavuga ati reka mbanze murambagize ukwezi 2-3 umwaka banze umenye usi umuntu wa hehe avuka hehe banze umenye imiryango ye ahubwo abantu basigaye bahurira mu muhanda
nimero telefone n'ukaba ubundi imbuga nkoranyambaga za telefone zarabyoroheje cyane rwose rero niyo ni imwe mu mpamvu ituma ingo z'ikigihe zitakirana kuko ntabwo umenya ngo umuntu ngiye gushaka undi uwo kwandi ese avuka he ese yakora iki tukahura n'umuntu ukabakara ibiro naho kuri telefone wakumva afite ijwi ryiza waba udafite ikofi kandi wenda yaribye mbonye umugabo mbonye umugore kandi ntazi ibyo akora akaba yanagushushanya nawe ukemera ariko iyo murambagizanyije kwezi kugashira buri umwaka ukajya kumusura akajya kugusura mugasura imiryango mugenda mumenyana ukamenya ngo wa muntu wo kwa runaka avuka aha imiryango ye imeze gutyo na gutyo none se ko ibyo bintu ngewe wenda kabigenero gato ariko ni gato ko kera abantu umukobwa n'umuhungu bajyaga gushakana bataziranye yaba umukobwa atazi umuhungu yaba umuhungu atazi umukobwa kandi bakabana neza ariko wibuke yuko habagaho icyo bita abaranga ni ukuvuga ngo umukobwa n'umuhungu bo babaga bataziranye ariko abaranga bo babaga baziranye umuranga yarifataga kwa runaka ari umukobwa undi nawe ati kwa runaka umuhungu wo kwa runaka bimeze gutya urumva abaranga nibo babahuzaga nibo babaga baziranye mbese abaranga nibo babijyagamo ugasanga ibintu bimeze neza ugasanga urugo bararwubatse rurakomeye bimeze neza ntacyo kwikanga ntacyo guhisha niba habayeho n'ikibazo bakabanza bakabigeza kwa babaranga bakabikemura nibyo byari byiza uwo muco rero abanyarwanda kubona twarawutaye nyine turi muri viziyo iterambere n'iryawe rikujyanye ujya aho ngaho iterambere n'iryawe cyane igihe n'icyacu ubundi hari umwaka wagoye abantu benshi uriya mwaka wa 2020 abantu benshi bavugaga ngo yari imiviziyo uriya mwaka kera twese twibazaga ngo iyi viziyo izagera gute izagera ryari bizaba bimeze gute abantu twese tufite amatsiko wowe ufataga gute uri umwana wumvaga gute ceceka viziyo veni ndabyibuka nari nko mu myaka nka 15 numvaga ngo ari viziyo veni mugasebe nta mwaka uzaveze gutera numvaga ngewe nta nubwo numvaga ko uzagera nkiriho numvaga ari ibintu bizaba ari byiza bihambaye kuko mana ariko nawe muri icyo gihe nawe wumvaga nuko nawe ubona hajemo itandukaniro ry'ukuntu nari mwiteze nababajwe nuko viziyo veni yaje mu korona kandi ukuntu twumvaga buri wese azaba atuye nko muri etaje mbese niwo mwaka waje abantu benshi bagahungabana kandi bari bawutegereje cyane uzi kuba utegereje umuntu ibaze wenda ni umuntu ukumbuye utegereje kubona noneho yajya kukugeraho akaza utemerewe kumuhobera ya mwaka wababaje abantu nicyo kintu cyambabaje mu Rwanda gusa naje kubona ko nyine ibintu byose bishoboka wowe se witwaye mute hari abantu benshi bamwe baravuga ngo bawugiremo umugisha abandi ngo barahombye bikabije wowe byari bihagaze jewe uriya mwaka sinavuga ngo narahombye urumva akazi kanyu karahagaze ndakeka nimba ruri muri iyi nzu warakinze ndakeka agiye gukorera mu rugo cyangwa uguma mu rugo kuko yari guma mu rugo urumva ibikorwa bimwe na bimwe byarahagaze uko biri kose ni ukuvuga ngo nta mwaka navuga ngo warambabaje nahuye n'ihungabana rikomeye kuko twagiye mu rugo hano ku muhanda turakinga mbese kudoda birahagarara abantu bose nta muntu usohoka turagenda turiheba ariko
kandi twishyira mu maso ugati mwana ni wowe ushoboye byose ni wowe uzi ko bizagenda gusa nta cyizere cy'uko tuzagaruka ku muhanda ntacyo twari dufite mubeshye se njyewe ndabyibukira covid itera nkibona abanyeshuri bari kubazana mu modoka babacyura kandi ari ibintu bitari bigomba kubaho bari bagezemo hagati bagiye gukora ibizamini bari bagomba kuguma ku ishuri bakiga nkibona babacyura bivuze se ibi ni ikibazo iri shyano riguye mu gihugu ni irihe ati mugume mu rugo uzi noneho kuguma mu rugo uzi ko n'ibitotsi bagira ngo bibura ubu nimba hari ikintu cyampabuye kintera ubwoba ni iriya nkimara kubona abanyeshuri batashye nkabona abasirikare misiyo zirahagaze birarangiye turapfuye neza niyi niyo yamperuka njyewe nabonaga yamperuka iyo muri bibiliya numvaga ariyo pe kuko rwose nakubeshye nta cyizere cyo kubaho nari mfite kuko nabonaga ikintu gikura abanyeshuri n'ukuntu leta y'u Rwanda ishishikariza abana buri wese kwiga none abana ngo baratashye bagiye ku mashuri ubu tugiye mu rugo abasirikare bajya kubungabunga ubuzima bw'abantu ngo indege ngo zirahagaze ngo nakugenda ingendo zirahagarara kugeza na n'iyi saha zifunguwemo gakeya covid yari imeze nabi nimba hari ikintu ntazibagirwa mu mateka kiriya kintu cya covid iriya 20 ngo ni buri viziyo n'ibyayo Juno kizigenza yaravuze ngo buri viziyo n'ibyayo ntabwo nzayibagirwa n'umwuzukuruza n'umubwira mbese ni umwaka wihariye wose gusa turashima Imana yaje kubihagarika ubu ngubu twagarutse ku muhanda gusa nyine ntihabura akantu k'impinduka kaje ntabwo ibihe bimeze uko ibihe byari bimeze mbere ya covid yavuze iyo bimeze ntabwo ariko bimeze kubona ko imyaka mbese ya covid yazanye agashya imyaka ntabwo ikera neza akazi kacu ntabwo kagenda neza nka mbere gusa ni ukwishyira mu biganza by'Uwiteka nyine ni ukwijugunya mu biganza Imana kuko ariyo yaturemye nyine izi n'uburyo tugomba kubaho nyine umuntu arakomeza agapfundikanya bikemera ariko sinabura kuvuga ko hari ibintu bimwe byahindutse kubera covid imyaka 2-3 yari imyaka iteye ubwoba gusa uko mbibona n'ubundi gusa byaragabanutse ariko dukomeza no kwirinda ubu ngubu covid yaragabanutse nubwo yego nubwo utakirara mu rugo ngo yaragiye ngo irahari covid iriho ko n'inkingo zirakomeje kwipimisha ariko nanone ubona ko hari impinduka ntabwo bikiri nka mbere urumva covid ikimara kuza bikimara kudogera nyine ahantu hose igihugu cyose batangiye kuvuga iby'inkingo se rura rukingo rwa mbere rukiza warwakiriye bumvishe bimeze byagoye cyane ntabwo nigeze numva nubwo bararunteye yego ariko ntabwo nigeze ngenda numva ko ari ibintu nishimiye ni kwa kubura kugira nyine ukavuga uti nyine kuko ari ibintu biri muri rusange utita noneho nawe urantangaje twari tuvuye mu bihe bigoye by'indwara ikomeye cyane ariyo ya korona yatugumishije mu rugo tutasuhuzanya tutakoranaho tudahoberana none batuzaniye umuti urukingo rwa doze ya mbere dute se utabyakire neza ahubwo ngo ugende wishimye wumva ari ibintu ugomba gukora n'iyo undi atabikora impamvu ntigeze mbyishimira
naravugaga ati si ikintu numva kuko abantu babivugaga kenshi bavuga ati iyo bakiguteye uraremba ugatitira ukagira ibiti umva mbese ntago byavugwaga kwinshi yego bavuga ati barobateye bararemba ni ikintu muri bindi ngakora ibiroya twirinde gutekereza abantu umuntu we n'umutimanama we ubwe niwe uzi uko yitwara yego aha hari ikintu nabonye bamaze iminsi barakuyeho igihe cyo kwambara amamenyo bagikuyeho ese birakwiye ngo mini ngo biba ari uburaya ngo baba bakurura abagabo bajye bambara bikwiza ibyo bintu wowe wumva ko ari byo koko yewe rero njyewe ntago biriya bintu ntago nigeze mbitindaho kuko leta y'u Rwanda ijya kubitekereza ijya kubishyira mu bikorwa nabo ni abantu sibyo ariko nanone ntago kwambara ubusa kwambara imyenda migufi ntago ari bwo buraya se abambara ibigera ku birenge bose bakora uburaya kugira ngo umuntu wakora uburaya niba undi wambara akantu kageza akanakurura abagabo ntago ari icyo bisobanura ahubwo umuntu wese ugomba kumurekera uburenganzira bwe wenda yarengera yaba yabangamiye mugenzi we akaba ari bwo umuhana ariko kandi ka muntu n'ibyo nahoze mubwira ni umutima we ushobora kwambara imyenda nkitwikira ahantu hose yambara igera ku birenge wowe ureba ukabona ndikwije rwose ariko byagera nijoro urumva aho abantu batareba ugasanga ingero wiba ugasanga ingero uri kwica abantu urumva ugasanga ingero umunyamabi wambere ubaho ariko nakiyambarira aho twari tugera aha ngaha nkumva ndi relax kumva ndishimye nkakora akazi kanjye neza kumva nsigire ikibazo ngirana n'abantu ntabwo rero imyenda ntaho ihuriye n'umuntu nyamuntu ni umutima rero mwa bantu mwebwe mwafashe imyenda mukayambika agakiza indi mukayambura agakiza mwumve ko ibyo bintu atari byo mwumve ko umwenda wose wakambara uburyo ubwo ari bwo bwose wakwitwara akazi ako ari ko kose wakora ushobora kuba icyo ushaka kuba cyo mureke gufata imyenda ngo muyambike agakiza indi muyambure agakiza imyenda ntaho ihuriye n'umuntu nyamuntu ni umutima yego umuntu nyamuntu ni umutima we Odette abagira inama nziza cyane rero ibyo bintu mubyirinde mukomeze mukore subscribe kuri Hit TV ikiganiro cyacu cyakomeje muhawe n'Imana Odette twamusuye yatuganije byinshi aho tugiye kuganira bitanu abantu batajya bavugaho rumwe sinzi nimba uri bubashe kukatsubiza ariko nutakatsubiza neza ndagusobanurira kuko ushobora kuba wenda hari icyo mbizi ariko cyanyacyo hari abantu benshi bagiye bavuga ngo ari igi n'inkoko iki cyaje rero ukuntu mbyumva rero numva igi ari ryo ryaje mbere uko ni kubyumva ko igi ryaje mbere rwose gute igi rivamo inkoko kandi igi riterwa n'inkoko igi ryo ryaba ryaravuye yewe impamvu nemeza ko igi ari ryo ryaje mbere Imana ijya kureba urumva yaremye umuntu ibumba rero numva ryari rimeze nk'igi nibwo ngiye mbyumva usoma se ubasha gusoma Bibiliya rimwe na rimwe komeza usobanurire nyine noneho igi rikaba ari ryo ryavuye n'inkoko rikaba ari ryo ryavuye n'inkoko abantu benshi nyine bamwe babijyaho impaka wese asabye byo njyewe numva bavuga ngo inkoko ngo niyo yabanje wowe ukumva njyewe nkumva igi ari ryo ryabanje kuko igi ni ryo rivamo inkoko
kandi igira riva mu nkoko nyine ye myumvire yanjye ndumva ijya ari ryo ryabanje iki byaje mbere ese bwabanuwe namwe mubyumva gute mwumva ko igi ari ryo ryaje mbere ku nkoko bite tuganire mutwandike muri komenti mutubwire ngo igi n'inkoko byaje gute cyangwa byabanje kuko urumva ni ibintu bitangaje nimba igi riva mu nkoko kandi igi nanone rikavamo inkoko urumva ni ibintu umuntu atabasha kwiyumvisha gutya ngo afate igi ahita arikuramo inkoko cyangwa ngo afate inkoko ayikuremo igi si ubundi koko umuntu we abitekereje ibyo bintu ntabwo ahita ubishyikira nta nubwo ahita ubyiyumvisha ariko dukurikije ibyanditswe tugakurikiza bibiliya nimba twese tuyemera tukemera ko ibintu byose byanditswe kandi byanditswe byahumetswe n'Imana vuga ngo Imana ijya kurema yaremye isi n'ijuru irangije iravuga ati habeho iki ibiguruka bibaho ibiguruka byose n'inkoko iriho rero nimba Imana yaravuze ngo habeho ibiguruka mu kirere byuzura isanzure habeho n'ibyo mu mazi mu butaka n'amafi n'ibiki byose ibintu byo mu mazi bibeho turadusiga twose tw'amafi ibiki biba mu mazi bibaho noneho ibiguruka birabisiga byose n'inkoko biriya byose tubibarira mu ki mu biguruka niyo mpamvu nimba Imana yaravuze ati habeho ibiguruka bikabaho n'inkoko yahisizamo ko nayo iraguruka ubwo bivuga ngo inkoko niyo yaje mbere y'igi uvuga ngo nimba Imana iri kurema uko tubibona mu itangiriro Imana yaravuze ati habeho ibiguruka bibaho uvuga ngo nimba ibiguruka byarabayeho bivuye ko Imana ivuze ati habeho ibiguruka na ya nkoko yajemo kuko nayo iraguruka hazamo ibisiga hazamo inyoni mbese ibiguruka by'amoko yose Imana niko yavuze ntabwo yafashe kimwe ngo ivuge ndemye inkoko ndemye igisiga ndemye yavuze habeho ibiguruka by'amoko yose niko rero tuhita twumva ko inkoko yaje ibiguruka inkoko niyo yaje mbere yo kugira iba noneho inkoko itera inkoko yororora ngo yororo kuko urumva nimba habeho ibiguruka ikigabo n'iki n'ikigore inkoko rero nayo yabaye muri ubwo buryo itera ryagi kugira ngo yororoke ndagasobanukiwe ariko nyine numvaga ijya ari ryo nyine ribyara inkoko igi ribyara inkoko inkoko ikabyara inkoko ariko urumva ni ibintu bitoroshye bisaba gusoma ukiga cyane ugasobanukirwa ukinjira ugacukumbura ugacengera urumva ntabwo ari ibintu wabwira umuntu gutyo gusa ngo ahita abyumva ibyo ntabwo wapfa kubyumvisha umuntu ngo wumve baramubwiye ngo inkoko ngo yabayeho ngo mbere y'igi gute kandi ibyo ari byo rivamo inkoko ni ibintu biba bigoye bituma umuntu abyumva abyiyumvisha ariko niyo mpamvu habaho nyine kubaza bitera kumenya hari umuntu ndi kubona hariya nshaka kubaza akantu DJ ari ndagushaka hano uyu ni umudije muturanye nabibonye akora atanga filime yego atanga filime okay ngaho ndashaka ko tubwira nawe ku bijyanye n'igi n'inkoko ari igi n'inkoko n'iki cyaje mbere mwawe n'Imana yadusubije ntacyo namubwiye uko mbyumva ariko ndakeka nawe ntabwo wari uhari tubwira icyaje mbere ni inkoko gute kubera ko ariyo yaremwe mbere gute se Imana yaremye inkoko hano uburyo bwo kororoka kibe numva ibyo ari byaje mbere oya none se ari umuntu
ari umuntu n'umwana habanje iki gusa umwana we si umuntu nyine umuntu mukuru n'umwana habanje iki nyine umuntu mukuru ni umuntu n'umwana ni umuntu nyine umwana n'umuntu mukuru none ushatse kuvuga ko igi ari umwana w'inkoko oya nyine dusobanurire igi mubanze musobanurire mbanze mbumvishe uko byagenze ahubwo dusobanurire ahubwo ibyo bintu uzi ahantu byanditse uvuze ngo imana ngo yaremye ngo imana yaremye umuntu noneho irangije imuha kubyara urumva niyo mpamvu haje umwana umuntu wa kabiri aza ari umwana ariko ujya kurema yaremye umuntu niyo mpamvu rero ijya kurema inkoko yaremye inkoko noneho iravuga ati inkoko izajya itera igi kugira ngo haze indi nkoko ese nuko bimeze sawa urakoze urumva ko abantu babyumva bitandukanye afite uko byumva afite uko mbyumva nawe afite uko abyumva ariko urumva bamwe barabyemera abandi bakabihakana urumva nubwo ari uko bimeze ibanga rya byose numvishemo ubwo usoma n'abantu mwe twige tumenye dusome twige bibiliya dusome ibitabo dukuze umuco wo gusoma ibitabo cyane icyo twari dushatse kuvuga hano ni ukuvuga ngo abantu twihaye kuzajya tureba amavidewo ni ukureba amavidewo gusa tukumva bavuga tukareba ariko ntabwo dufata umwanya wo gufata ibitabo ngo dusome umuco wo gusoma tuwongere tuwushyire mu bitekerezo byacu twumve ko igitabo niba ugitunze mu rugo iwawe ujye kugura n'ibitabo usome kuko ubwenge bwose buva mu gusoma yego kuko icyiza cyo gusoma ubona aka kazi ko nkora kudoda uko byagenda kose nakesha kuba narize narasomye urumva kuko nimba umuntu aje nkamupima ibyo mupimye ndabyandika ku rupapuro nindangiza nsome gusoma rero urumva ni akantu keza urasoma ugafata mu mutwe ugasoma ukabasha urasoma ukabasha gukora buri kintu cyose gusoma ni ingenzi iyo umuntu yasomye yunguka ubwenge buhambaye aramenya agasobanukirwa kandi ubwenge bukagera aho buva bukagera n'aho bujya kuko iyo ubwicaze nabwo buricara cyane buriya ngo ubwenge bwacu ni ubwenge buhambaye tubashije kubukoresha ngo ubu ngo ubwenge ngo dukoresha agace kangana gutya ngo tubashije kubukoresha ngo najya ndeba nk'uyu mukasi uri hano ngo nkawureba nkawutegeka ukava hari ukaza ukansanga nawe ukoze wowe ntagize gutya nuko nyine nkashaka gutegeka umukasi ugahaguruka nkawufata bitewe n'ubwenge bwacu rero niyo mpamvu gusoma bituma ubwenge bukura gusoma uvanamo ibintu byinshi kandi byiza baye hari akantu bagira neza bavuga ngo abashu mumeze baramubwire neza ibintu ni wane uzagenda zanzanye ni wane baramubwire mwana okay ako kara gaciyemo niko risakuza rero kwicaye wakwicaye ako dutara ahantu yageraga akavuga gakeya we murabyumva ndavuze cyane gakeya ijwi ntirizamuke mbese si ubibibona ukuntu amajwi agenda azamuka nicare hano mbere uri kumbona mu yego ikibazo uri kugaragara igice nta kibazo umutwe si uri kugaragara gutya nyine shyiramo neza nose ngire gutya aho gusa n'ibise bijya hejuru cyane ikibazo na mama bomajemo
karaga gafata kwako gakoni udushyiremo neza oya agati igiti iki ayishyiramo Kingu cyabonye itarana kuri kwimba. Twagiye uri kumva nandoda uri guseka kuramo icyo gitenge kuramo icyo ni video se kuramo icyo gitenge nyonga se wabona bimenye kugira kabana ari gutya nibwo urimo neza amabomo nawe urimo ikuremo yishyire gikuremo nyine unyonge kitarimo reko zonyanga guca kuramo igitenge nawazi nyonga uzana hano gutya hano gutya wewe wikazamuka nyonga uzana hano amaboko uri kujyamo hanyuma azamure gutya gikuremo nyine nyonge nta kirimo mbese hari ubwo birimo birafatika uri kuhabona se iyi siko biri gufatika nta kibazo sinzabikuraho birimo birarikora nabi twatangiye amabomo tangire nyine mbaza hano kwa Muhawe n'Imana Odette twabonye n'umusore udoda yaho tudodere turebe hano se n'ibyo twabikoze kubikora neza wabonye biri kwagira hamwe ukagira hamwe bararukiye vumbu zabimenya zabimenya nuko biba biri kwanga undoda indodo zicika uzajya ku igitenge cy'umugore da uri kumukamera se turi gukora video turi gushaka gukora video yo gupostinga kuri YouTube nta kibazo papa Jo dukeneye n'abashoramari ari kujya avuga ngo ari kudoda bicika iyo turabikata tukabikuraho ibi byose turi kuvuga tuzabikuramo rero se mubaze inshuti inzi ko hari igihe oya kudoda ko ya indi mwari mwigejeje kure wayihereye ya yindi ya cano ya iziyeri iri irimo amahane menshi irimo amahane dufite indi yageze kure ira mwari mwihagurukanye yari iteye ubwoba yajemo abantu b'ibisambo batuma itagera kure nibo mwari mwahaye ubuyobozi ariko bahaye tutabizi ko ari ibisambo iyo muba hasi iyo mureba abantu binya buri gikorwa nka cyane ntabwo mugihagarikirishije ingegera kono papa Joy yari adushyigikiye yari aturi inyuma natujya inyuma rero sinabahaga n'imodoka ngo mujye gukina ngo pe ngewe ibyo bintu iyo mubivuga numva mbabaye n'uburyo kibi ibintu bikunda ariko uza iriya yari yadominye byari byarangiye nta n'uwo mwanya byari guhita byibuka ariko noneho iyi ngiyi no kubafasha noneho iyi ngiyi ariko n'indi turi gukora papa Jo nayo namwitesheje agaciro twese tubona ko ongera utondeke twivugire nyonga karaguzana imbere nyonga nyonga utitaye ku gitenge kuraho igitenge